video zose ziri guherekanwa ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko za stati za WhatsApp, Instagram, TikTok n'ahandi hose ari naho uri kumubonera YouTube n'izindi zitandukanye. Uyu mwana bari kumushakira hasi hejuru, bari gushaka numero bamuboneraho ngo bavugane n'ababyeyi cyangwa se bavugane n'uyu mwana, bamwicaze kuri kamera abanyamakuru bagirana ikiganiro nawe. Mu minsi 3 gusa ishize, uretse kuba ari inkuru ya Meya wa Nyanza n'incorikeye n'amafoto yabo ari kugenda kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, hari ikindi kintu kiri kugaruka cyihariye inyuma y'aba ngaba, kiri no kuza imbere yabo. N'uyu mwana ari kuririmba. Nje numvishe inkuru ziwiswa yuko ngo Korali do Kigali ishobora gukorana n'uyu mwana bitewe n'impano idasanzwe bamubonyeho. Bamwe bamubonye aririmba batarashonje cyane, arenda kugwa muri korali, abandi bati uyu mwana afite impano idasanzwe, abandi bati yanyweye inzoga. Yitwa Nshimiyimana Relax, niyo tugiye kuvugaho umwana muto w'imyaka 7. Ingingo y'ikaze ni Kayidi Kelly. Mwigeze se mubona umwana wo muri Ghana wigeze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, umwana bitangira arira ariko mu kanya gato agahita aseka? Mwaramubonye ukuntu ya trendings, bakunze kumwifashisha mu makomedi agiye atandukanye, nk'umuntu agize ikibazo nyine aganuka kiturazi cyangwa se akandi kantu kose kadasanzwe kabaye, ugahita ubona haje video y'uyu mwana wari urimo arira nyuma agahita ahindukira agaseka. Ni umwana wo muri Ghana wamenyekanye cyane, mwese muramuzi. Uyu mwana nawe mu Rwanda yabaye nk'uwo mwana wo muri Ghana. Ni umwana urimo guhererekanwa ku mbuga nkoranyambaga nk'uko nabikubwiye mu kanya. Uyu mwana rero ni umwana wakuze akunda kurimba cyane, wakuze akunda Imana, ndetse none niba batanabutubeshya yuko ijuru koko rizaho tukaba tuzajya mu ijuru, uyu mwana uzamusangayo, kuko uyu mwana mu ijuru azaba ari umuririmbyi uririmba amajwi menshi w'umuhanga cyane. Kano kanya aririmba amajwi 3, ariko icyo gihe ashobora kuza aririmba amajwi arenga 7. Niba ashobora kuririmba amajwi menshi, amajwi arenga 3 akayirimba afite imyaka 7 gusa, ibaze kera. Uyu mwana rero arimba tenor, ijwi rigoye cyane kuririmba. Ku bantu batazi kuririmba ni ijwi ribagora cyane, nanjye ndimo, ariko amagora rero mwifashije cyane ku buryo nka Korali aririmbamo iyo tona ya tenor byanze cyangwa se andi majwi yose byanze, baramwitabaza akaza agahita akora ruto akarimba amajwi agiye atandukanye. Ku myaka 7 gusa yaririmba base, ibaze nawe icyo kintu. Iyo ari muri korali uyu mwana umubona neza cyane ari kuririmba rwose, ukumva base yajegeje mikoro zose bafre. Uyu mwana yagaragaye kuri mikoro, agaragara kuri kamera aririmba bidasanzwe, amarangamutima yamwuzuye, bigaragara yuko ibintu ari kurimba bimurimo. Bamwe batarimo barasinzira, abandi bati inzara yamwishagiye gupfa ahubwo, abandi bati mbega umwana video ye mwayibonye ya trendings aririmba kuriya, yakwirakwijwe n'abantu benshi bagiye batandukanye ku mbuga nkoranyambaga, bose batangariye umwana. None urimo kwibaza ngo umushaka wamusanga he? Reka tugende. Wamusanga mu Rwanda ahantu heza cyane kurusha ahandi hose, mu majyaruguru ahantu hitwa mu karere ka Burera niho wasanga uyu mwana. Uyu mwana aririmba muri korali ntoya rwose itangaje y'abana batoya. Uyu mwana niho wamusanga, uhita umusanga ku murongo w'imbere aho bari kurimbira bose bamuhanze amaso. Iyi korali iri muri paruwasi ya Mutungo, akaba ari paruwasi nshyashya rwose itanabaze imyaka myinshi yubatswe, akaba ari paruwasi iranga mu karere ka Burera, ni mu majyaruguru y'u Rwanda nk'uko nabikubwiye. Ni korali yo kuri paruwasi ya Mutunga, ni korali ntoya rwose y'urubyiruko, aho uyu mwana aririmba y'ingimbi n'abangavu. Iyi korali ivuga yuko iramutse ubuze uyu mwana ishobora no guhangayika bikomeye cyane. Ibuze uyu mwana, ibuze umuntu ukomeye cyane muri korali. Kandi none nta nubwo ari korali gusa aririmbamo, n'abapadiri baho n'ababyeyi baba baje gusenga muri kiliziya, bose baba bamureba nk'abareba televiziyo, babumva batamukuraho amaso, baramukunda, babona yabanejeje cyane, kandi ari nako bumva ijwi rye ribacengera amatwi nk'uko ryabigukoze. Ni umwana udefanda korali ahantu hari amajwi yabuze, akajyayo agatabara. Ababyeyi b'uyu mwana banejejwe no kubona ukuntu yabaye umusitari mu minsi 2 gusa, yabaye ikimenye bose mu Rwanda, ku buryo binaturuka ku babyeyi be, kuko ababyeyi be bamukurije mu idini rya kiliziya, bamukundisha Imana, nabo barahasengera, baramukujije, bamukuza ari umwana ukunda Imana, akora yemera Imana kandi aririmba. None kano kanya ni umuhanga mu kuririmba, n'umwana umenyekanye cyane bitewe n'ukuntu aririmba neza bidasanzwe. Kano kanya rero biri kuvugwa yuko Korali do Kigali mwamenye mukanakunda mu kuririmba ishobora kuba ishaka gufata uyu mwana ikamujyana ikamutoza, agitozanya nayo, hanyuma nyuma akazavayo mu muntu ukomeye cyane mu hazaza he. Barashaka kumutegura hazaza babinyujije muri Korali do Kigali.
abanyarwanda benshi bagiye batandukanye bari gushaka yuko ko uyu mwana koko Radio Kigali yamwegera ikamuhindurira ubuzima. Nibyo koko urebye impano yo kuririmba afite ku myaka 7 gusa, ukareba amarangamutima agiriye ari kuririmba ku myaka ye afite, ubutoya bwe n'ukuntu yakuze, ubona umunsi umwe agiriwe icyizere akajyanwa hafi ya korali nka Radio Kigali, mu minsi iri imbere yaba ari umuntu udasanzwe. Aha nawe mu buryo atazi, nshima Imana Alex yamamaye ngaho ngo rero ngese ko mfite impano iyo kuba ari inkuru, wowe ufitiye impano. Ngaho rero nitwa Gedi Kelody, mukomeze kugira ibihe byiza. Ni byinshi twari twagutegura kuri uwo mwana, bikaba ari ibyo ngibyo. Reka nyarukine mu kugutegurira indi nkuru yuze gukurikira, ariko ntukagende udakoze subscribe, right?